Njyewe Nizimana arampamagara ndamwitaba saa 10 rwose z'urukerera arambwira ati wamenye ko Fundi yapfuye nanamusubiramo nti ati Fundi arapfuye natinze no kubyakira pe ko umwana wasambanaga ngenda gusa ni inkuru y'Icamugogo y'uyu muvandimwe wacu. Nje nabimenye mu gitondo nari ngiye mu murima barampamagara. Nyakwigendera yakoraga muri Moviti. Yakoraga muri Moviti ure muri umuntu yapfuye. Afate. Sejobone kunzuka twavuganye. Uyu nyakwigendera Patrick bakunze kwita Fundi yarasanzwe ari umuturage utuye mu murenge wa Kabarore ahari mu kagari ka Karenge, turi mu mudugudu wa Mutarama akaba ari mu karere ka Gatsibo. Tuhageze abaturage batubwira ko uyu nyakwigendera yarasanzwe atuye muri uyu mudugudu, ariko nanone ngo akaba yakoreraga imirimo ye ya buri munsi mu mujyi wa Kigali aho yakoraga mu ruganda rukora amavuta rwa Moviti. Ariko nanone abaturage bakavuga ko hari hashize iminsi mike aje hano iwe mu rugo Kabarore. Gusa urupfu rwe rwateje urujijo, ari nabyo tugiye kurebera hamwe twumva abaturage twasanze muri uyu mudugudu batubwira uko amakuru y'urupfu rwe yaje kuba yamenyekana. Ariko nanone ndagira ngo mbere yuko twumva abaturage twasanze muri uyu mudugudu mbanze nkwibutse ngo wowe dukurikira umunsi ku wundi umaze kubimenyera ko mu nkuru n'ibiganiro byacu tuba turi kumwe n'ikigo Umuhuza Business and Training Center. Ni ikigo kimaze kuba ubukombe mu kwigisha imyuga itandukanye muri iki gihugu cyacu. Ni ikigo kimwe rukumbi dufite aricyo Umuhuza, gishobora kukwigisha umwuga uwo ari wo wose, ariko cyamara kukwigisha kikaguha n'akazi ubundi ugatangira gukorera amafaranga. Abangaba baherereye mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwariko bafite icyicaro gikuru i Nyamirambo ahazwi nko kuri 40. Vugisha iyo nimero ushobora kohereza y'umwana wawe uri mu biruhuko akiga umwuga, ariko nanone by'umwariko nawe ubwawe ushobora kugerayo ukiga umwuga. Akarusho kabo bafite amacumbi ku bahungu ndetse n'abakobwa, ndetse by'umwariko nawe ufite akandi kazi ukora ushobora guhitamo isaha wifuza kuba ariyo wakwigiraho, ubundi bakagufasha ibintu bikagenda neza cyane. Reka tugaruke nabo baturage, ariko by'umwariko tugaruke kuri iyi nkuru y'umuturage ari we nyakwigendera Patrick. Abaturage batubwira ko ubundi ku ikubitiro urupfu rwe rwatejwe no kuba yaraje gufata imiti izwi ku izina rya Roketi, akaba ari imiti iterwa mu myaka, ariko ngo ubundi akaza kuyinywa, yamara kuyinywa ikamugiraho ingaruka bakamutwara kwa muganga, yagerayo agahita apfa. Abaturage bakavuga ko yiyahuye, ariko nanone ku kigendanye no kuba cyarabaye imbarutso yo kugira ngo yiyahure, bamwe mu baturage ntibabivugaho rumwe. Gusa hari abo twaganiriye bagenda babikomozaho, ndetse bamwe banavuga ko ari amafaranga miliyoni yari afite we n'umugore we, ariko ngo umugore we akaza kumuhamo 300,000. Ubundi uyu mugabo ngo akagenda akabinyweramo inzoga akabimara, ubundi ngo akaza kugaruka kwaka andi yari yasigaye umugore we, ariko ngo umugore we akayamwima. Akaba ari byo byabaye imbarutso yo kwiyahura. Abaturage byose bari kubigarukaho. Reka tubanze twumve abo twaganiriye ubwo twari tugeze muri uyu mudugudu. Camugongo nje nayimenye ndyamye saa 10 nari mpamagaye n'uwo bita Nizimana Tisiane arampamagara kuko ngewe n'ubundi muri Dutabarane tubanamo uyu nyakwigendera baga muri ebyiri, baga muri Dutabarane ebyiri. Yari n'inyangamugayo cyane kuko urumva kwegera abandi. Ubwo rero nge nari umunyamakuru muri iyo Dutabarane, kuko abantu tubana muri iyo tsinda rya Dutabarane ntabwo duturanye. Bamwe batuye hakurya muri Gitoki, abandi batuye za Karenge, abandi batuye ruguru ku Mutarama gutyo. Noneho njyewe Nizimana arampamagara ndamwitaba saa 10 rwose z'urukerera arambwira ati wamenye ko Fundi yapfuye nanamusubiramo nti ati Fundi arapfuye. Natinze no kubyakira pe ko umwana wasambanaga ngenda muruta. We yarabyaye 4, ariko ngewe ndi umusaza, urabona aho ngeze imyaka za 57. Ubwo nta kundi tuba turababaye nuko nguko, nta kundi nyine kuko urumva we yafashwe ni ukuvuga ngo moto yamucisha nimujyana kwa muganga ayiriho wenyine, nta wundi muntu muri inyuma. Wenda ngo anamufata, wenda ngo tuvuge ngo wenda ararembye cyane,
ariko yari afashe umumotari amugundiriye cyane, ngibwo n'abantu babimbwira kuko sinamubonye agenda. Hanyuma aragenda ngo bageze hano ku nderabuzima bamujyana Ikiziguro. Ikiziguro ubwo rero niyo yaguye. Imiti rwose numvise bavuga ngo ni rokete, ni inkuru yadushenguye ku izina ry'Imana, sinjye kuko si bya bindi byo kurenzaho kwambara amajye nguriya nge Patrick nge twari tubanye ntago nkubeshye, twari tubanye rwose. Icyo yagiraga ntiyancuraga, nanjye icyo nagiraga sinamucuraga. Ni abantu duturanye, atuye aha, noneho hari n'ifamu yabo hano, mba munsi yayo, nanjye urinde ayo mashyamba, ni inshuti yanjye rwose. Ni inkuru yadushenguye rwose, aduteye agahinda. Mbuze umuntu pe, mbuze umuntu, mbuze inshuti, mbuze umuvandimwe, mbuze umwana kuko ndamuruta. Ikintu gikekwa ngewe rwose si ukwirinda kuvuga amakuru, nyazi nayavuga, njye mvuga ikintu nahagazeho nzi. Imbarutso rero ntayo nzi, aho wenda njye navuga ngo ni umunsi w'umuntu utarenga. Kuko Imana uva mu ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, hari icyo Imana barakugeneye, uzicwa n'iki, uzicwa n'iki. Ibyo rero njye ntabwo nabitindaho cyane, kuko nzi ko ubu nanjye tuvugana gutya dushaka kuvugana nonaha, nagera mu rugo bati wa musaza mwavuganaga arapfuye. Ibyo rero ntabwo njya mbitindaho cyane. Nanembuye mu rugo nje nahangana ubu nje mu rugo nje kubasura, umura nawe mu muhanda nibwo yabimbwiraga, ubwo nje sinayimbiza nitanze ndaza ni murumuna wanjye. Ni murumuna wanjye nje mu rugo n'ubundi izo mu muhanda, umwana arabimbwiye ati murumuna wawe yapfuye. Ati sesho bonde kunze ko twavuganye yaba yishwe n'ikisuko tewe kwa muganga. Njyewe nta no kubyemera, ntabwo nabyemeye njyewe ko sinari ntabwo nari mbyumva ko bimeze koko. Kuri iminsi 2 uvuye n'umuntu murabatera runaka arapfuye, rero ntabwo wabyakira. Ndaza ngeze hano, umugore wasanze ahagaze hariya aramwe ngo mwihanga, niko byase bintu ubwo mbyiyumvisha amaboko ko bimeze pe. Ndazangira mu rugo baramwe ngo nibwo netse mbyumva baba ko yiyahuye. Birancanga kuko ikintu cyo kwiyahura cyo ntabwo ari nyemuzemo pe. Twavugana buri munsi ibyo bintu byo kwiyahura ntabwo ari mbimuzeho. Sinzi cyayimuteye, sinzi icyo ari cyo. Kuko umenye ko yiyahuye wabumenye ugeze hano. Kujya bamubyemeye neza nuko nigeze hano, nibwo nabyemeye. Ariko sinabwo ngo cyayibiteye ni iki ngiki, ntabwo nzi impamvu cyayimuteye. Wabajije bakubwira ko sitasiyo yagiye kugira ngo yiyahure ntacyo barambwira kijyanye n'icyayimuteye, sinzi icyo ari cyo. Numvise ngo sinzi ngo hari umuti meze gute, sinzi ukuntu babungiye inkorero roketi iyiba yo mu birayi bashyira mu birayi n'umuti niyo yakoresheje. Byambabaje ko biteye ko muzi twari tubanye, ntabwo mbimuziho. Nta n'ikintu kibazo kindi cyinshi najya numva kuri we ibiki oya. Twahuraga tugasabana tukaganira, nkamusura akansura, ariko amwita Patrick ubundi byose njyewe babimbwiye mu gitondo nk'umuntu tuba mu itsinda rimwe, urumva muri dutabarane, ariko amazina n'ababyeyi bose turazanye nta n'icyo twigeze tugira, ahubwo nge byanababaje cyane, urumva kuko nge babimbwiye mu gitondo, urumva nk'abantu muri dutabarane imwe, birambabaza cyane. Mpita bakuza iki amakuru bampaye, bambwiye ngo yakoze nta kintu yakoze kindi uretse kuba ngo yanyweye umuti bamujyana Ikiziguro. Imbarutso hari amafaranga yanyoye 300, ngo ayandi 700 umugore
hanyuma agaruka gushaka ko nayo yayanywa umugore arayimana. nuko umugore yamwimye bituma yiyahura. Yarabimazeho iminsi abigambiriye kuva yamwimye. Umugore wa nyakwigendera ubwo twamugeragaho yatubwiye ko atifuza kugaragara mu itangazamakuru, ariko atwemerera ko umugabo we yiyahuye nubwo nta bindi byinshi yifuje kubigarukaho. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore Rugaravu Jean Claude aragaruka kuri aya makuru, ndetse nawe akavuga ko bimwe mu byabaye imbarutso harimo aya mafaranga abaturage bagarutseho. Nk'uko mwari mubitubwiye ejo twamenye amakuru yuko ari umugabo bita Mutabazi Patrick ejo wiyahuye nimugoroba, hanyuma yakoresheje umuti wa rocket. Yari umugabo w'imyaka 39, ariko mu by'ukuri yari umusinzi, navuga ngo umusinzi bihagije, aho yirirwaga anywa ibyuma. Yakoraga Kigali n'ubundi, nubwo afite umuryango ntabwo yahabaga, yagira igihe akaza, ariko ukabona ko yishwe n'ibiyobyabwenge. Ejo yashwanye n'umugore bamusaba amafaranga yo kunywera nk'uko bari babibabwiye namwe. Ubwo yamwemerera bafata icyemezo kigahita cyo kwiyahura. Ayo mafaranga amwe akagaragara nko kurangahe wenda? Ntabwo umubare w'amafaranga we yatubwiye, gusa nuko bapfuye ayo mafaranga. Amakimbirane kuko ashingiye ku businzi, yahoraga ari umusinzi bihagije, bakangana n'inshingano z'umuryango ntabwo zikora kubera ingaruka z'ubusinzi cyangwa se kuba ari umusinzi. Ni amakimbirane yashingiye ku businzi. Kuri kubibabwira n'ubundi ntabwo umuntu aba akwiye gufata icyemezo kigahita cyo kwiyahura mu gihe yapfanye atumvikanye na mugenzi we, cyangwa se nubwo yaba ari ufite ibindi bibazo bindi byihariye, kuko kwiyahura ntabwo ari cyo gisubizo cy'ubuzima. Kuko ingaruka zo kwiyahura, gusiza abana bawe washyize mu bibazo, umugore umushyize mu bibazo, washyize mu ipfunwe, ntabwo ari icyemezo gikwiye kuba kibereye Abanyarwanda. Ikibazo wagira cyose wakegera ubuyobozi bukagufasha kugira ngo gishobore gukirwa igisubizo, ntabwo wafata icyemezo cyo kwiyahura. Turagira inama rero abaturage kwirinda rwose imico mibi idakwiriye kuba ituranga, ko umuntu aba yarabonanye na mugenzi we akuze. Ni byiza iyo bageze icyo batumvikana ntabwo ufata icyemezo cyo kwiyahura, ahubwo ugisha inama abantu bakakugira inama, icyo gishoboka gukemuka tukagikemura kandi ntacyo biba bitwaye. Tuvuye muri uyu mudugudu, abaturage bategereje ko umurambo wa nyakwigendera ugezwa mu rugo iwe, ubundi bakamuherekeza bwa nyuma. Muri iki gihe tugezemo, abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha. Bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago, bakaba bameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata, bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa gahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo, bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire, ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50, cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo, nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize.